sinzi niba hari ikindi kintu kiri munsi ya kirida. Aha, urushinge wazakoresha amazi n'urushinge, kandi imagine icyo kintu. Noneho ubwoko bwa gatanu bwo ngiye kubabwira bwo ni karundura. Hello, mumeze gute bantu b'Imana? Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe. Niba uri ubwa mbere uhageze tuguhaye ikaze, kandi nawe niba usanzwe mu banyamuryango ba Shushu TV turi abanyamushaka kugira nta kwizimba mu magambo nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe video mperuka kwa Flodinga yavugaga ku bagabo ugomba kwirinda gushaka, kuko usanga abenshi bari muri buriya bwoko twavuze ari bo kubaka bigorana bitewe n'imico yabo baba bafite. Ndavuga nti niba ushaka urugo rwiza, ushaka umugabo mwiza, uzirinde gushaka mu bafite muri buriya bwoko. Bayo video watarayirebye subira inyuma gato niyo mperuka kwa Flodinga. Uyu munsi rero tutizimye mu magambo tugiye kurebera hamwe ubwoko butanu bw'abagore ugomba kwirinda gushaka. Butanu ugomba kwirinda gushaka, kubera ko bo nubashaka ntago ari urugo rubi gusa, ahubwo bazakumisha amazi n'ikayi. Umugore wa mbere ugomba kwirinda gushaka, umugore ukunda amafaranga. Ushaka kutumwate Shushu urakabya, we nta mafaranga ukunda. Of course ndayakunda, nta n'umuntu utayakunda, but hanze hari abagore bakunda amafaranga kuri rwa rwego urukiko rukundamo ibimenyetso. Urabizi mu rukiko nta bimenyetso ufite kabone n'ubwo waba uri mukuri ntago ikirego cyawe cyakiriwe. Umugore rero uri hanze aha ukunda amafaranga, icyo kintu turi kucyumvikanaho. Ukunda amafaranga kuri urwo rwego, nubwo waba umukunda bingana iki, udafite amafaranga nta kintu byaba bitanze. Umugore ukunda amafaranga ni wundi byasohotse hahiye byabereye aha, uwo azakunyisha amazi n'ikanya. Buriya se ni kanyara, ahubwo azakunyisha amazi na kirida, ikanya yatwara menshi. Umugore ukunda amafaranga nubwo wakitwa ko ufite menshi, hari uzasanga akunda arenza ayo ufite akakubiza icyuya. Umugore ukunda amafaranga nyabuna mugendere gahoro, kubera yuko we yakurangiza. Undi mugore wa kabiri ugomba kwirinda gushaka, umugore ugira amagambo. Birazwi biri muri kamere yuko abagore turavuga guza tugira umunwa bla 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 bla, ariko hari umugore uri too much, biba birenze. Aravuga cyane kugeza ubwo avuga n'ibyabereye mu gitanda, aravuga cyane kugeza ubwo atamenya uwo agomba kubwira n'uwo atagomba kubwira. Aravuga cyane ku buryo n'ibyo mwaganiriye mwifuza gukora utambuka mu muhanda bakabikubwira. Umuntu uvuga cyane. Kuvuga turavuga iyo twahuye ziba ari inkuru, ariko none wa muntu uvuga urikumva akavuga cyane, uvuga sinzi uri kucyumva ukuntu ushaka kuvuga. Umugore ugira amagambo uvuga uzamwirinde. Ubundi bwoko bwa gatatu ugomba kwirinda bw'umugore ni umugore utiyubaha. Umugore utiyubaha nawe ntago azakubahisha. Umugore utiyubaha nakubyarira ntazaguhera abana icyubahiro, ntago azaguhera abana uburere, kuko nawe iyo discipline ntayafite. Ntazi uko yambara bitewe n'ahagiye, ntazi uko avugana n'abantu, ntazi uko gusubiza, ntazi uko kuvuganira nk'umutwaro we mu bantu. Byose aravuga, ntacyo yitayeho, ntacyo arengera. Umugore ugiye kongera kukubwira wundi, abagore utagomba gushaka bafite imico ko ari benshi ra. Undi mugore ugomba kwirinda gushaka, umugore utagukunda. Ushaka kuba ko turi guteretana se tukaba twenda kubana, ni gute atankunda kandi tugiye kujya mu rugo, tugiye kubana. Umugore utagukunda uzamubwirwa n'iki? Ni cya gihe ubura umunsi umwe ibiri ntahangayike, ntabwo se umugabo wanjye byagenze gute cyangwa umukunzi wanjye. Ni wa wundi utakubwira ngo wavuganaga nande. Burya abagabo hari ikintu mutazi, umugore wagufuhiye akagufuhira kuri rwa rwego ugira kubaza buri kimwe, nuko abagukunda. Rero wa wundi uvuga ngo ntacyo yica ntacyo akiza, wamukunda utamukunda, waboneka utaboneka, nothing happened. Uwo nguwo rero ntago aba gukurikiyeho urukundo, kuko ntabagukunze, aba afite ikindi kintu ugenza. Rero umugore utagukunda we pay attention, kubera ko we sinzi niba hari ikindi kintu kiri munsi ya kirida. Aha, urushinge wazakunyisha amazi n'urushinge, kandi imagine icyo kintu. Noneho ubwoko bwa gatanu bwo ngiye kubabwira bwo ni karundura. Bwo ubwitondere, wicare ubutekerezeho neza, ubutekerezeho neza, wongere ubwitondere. Umugore uguca inyuma. Bagabo muzi ngo mugirira ari ngo iyo umugabo yaguciye inyuma, we ashobora kuza no mu rugo ibintu byose bigakomeza bikagenda ku murongo nkaho nta cyabaye, agatahana utugifti kugira ngo ase nk'urenzaho, ase nk'usaba imbabazi. Ibyo bintu abikwibagiza cyangwa atume utanabimenya. But guess what, umugore waguciye inyuma nshuti yanjye
we agenda wese akora turn like this, agenda nta guhindukira. Umugore waguciye inyuma agenda nta guhindukira, agenda mu mutima we nta n'ikindi kintu na kimwe yiyumvamo. Iyo yaguciye inyuma c'est tout et c'est fini, aba yaguciye inyuma, nta kindi kintu na kimwe aba akuramira. Ni hahandi utazongera kubona na rimwe umunezero mu rugo rwawe, ni hahandi utazongera kubona wa mugore wifuzaga, kubera ko iyo yaguciye inyuma nta n'ikintu na kimwe wakora ngo yongere kubonamo akantu gato yo kaba keza. Aba yagiye aba yahindukiye. Rero abagore bari muri izi step eshanu tuvuze, mubirinde, kubera yuko igihe muhitamo muzashaka, igihe uhitamo umuntu muzashaka mugiye kubakana, benshi tuba tuvuga ngo urugo rwiza, ngo nzagira urugo rwiza, bizagende gute. Ariko iyo washakanye n'umuntu utari uwa nyawe, of course ntabwo byagenda neza, ntabwo byakubera byiza. And guess what, muri video ikurikiyeho ntimucikwe, ndabararitse. Ushaka kubibaza ngende umukobwa, iyo nirebye mbona ntacyo mbaye, iyo nirebye mbona ntacyo mvuze, but kuki abasore batantereta? Umusore nawe nanjye nuko niko bimeze, shushu kuki njye abakobwa ntereta bakanyanga. We are gonna talk in the next videos about ibintu abakobwa bakundira abahungu n'ibintu abahungu bakunda ku bakobwa. Ubwo uzigenzure umenye ngo se ndabyujuje, ese bigenze gute, bimeze gute. Ubwo uyu munsi rero nayo nembuze ngo mbakorere iyi video. Ubutaha turahura muri video z'ubutaha tureba kuri ibyo ngibyo, tugenda tuzana n'abatumirwa, ibyo mbafitiye n'ibyo kuri Shushu TV. Mukore subscribe kugira ngo izi video nziza zitabacika igihe cyanteye, mwihangane, don't mind about it. Ubwo mukomeze kubana natwe, mukore subscribe, comment, like and share, mubwe ko ibintu biri kugenda neza from my side. Manakoze uko nshoboye kose kugira ngo ko nkora ku bwanyu, kugira ngo ndebe ko mbaha ibintu byiza kandi bibanogeye. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kuduhira, Imana ikomeze gushyira imigisha mu byacu twese. Ndabakunda cyane, ibiganiro byacu nakagaruka kuri Shushu. Bye bye, ndabakunda.